njira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo, nta marira aba muri uwo murwa, nta muruho n'ibyago n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo, haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya nzinjira mu murwa. Yes, ibe byiza mwese mukomeje gukurikira Menyesha TV aho muri hose, abari uburengerazuba, abari iburasirazuba, mu majyepfo n'amajyaruguru, no mu mujyi wa Kigali, banje kubasuza ati ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri hose. Abakurikiye Menyesha TV rero no munsi twabazaniye umuntu ntago ari ubwa mbere aje kuri kamera za Menyesha TV, nizere ko atari ubwa mbere tumwakiye, benshi mumaze kumumenyera kuri kamera za Menyesha TV, mumaze kumumenyera. Ese ntago watangira wibwira abantu ra? Mbere na mbere nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu, kandi nanabashimira cyane ko muba mwanyakiriye. Nsuhuje abantu bose bakurikirana bino biganiro dukora, nsuhuje abanyarwanda muri rusange, nagawe nawe abiburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, hano mu murwa mukuru wa Kigali w'u Rwanda wa Kigali, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu, ndetse ngasuhuza ubwoko bw'Imana cyane ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abahanuzi bagenzi banjye, ababwiriza butumwa, abapasiteri, abashumba, abantu bose kuri isi ndabasuje mu izina rya Yesu. Ni wa wundi rero amazina yanjye muramenyereye, nkunda gutambutsa ibiganiro. Ongera uyasubiremo kugira ngo wenda nabaje bo bwa mbere kuri Menyesha TV, kugira ngo nawe tugendane ku murongo, wasuramo amazina yawe ntacyo, nabajemo bwa mbere bakurikiranye ibiganiro byawe bwa mbere bakakumenya. Ni Bagiruwubusa Emmanuel. Bagiruwubusa Emmanuel. Nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda gusenga Imana cyane. Akenshi n'ibiganiro nkunda gutambutsa ni message Imana iba yampaye kugira ngo nitambutse igere ku bwoko bw'Imana, igere ku bantu Imana, igere ku bantu Imana yashatse kugira ute igeraho. Kandi nkaba nanashishikariza ko mu bantu ushobora kuyibona, ni ngombwa gusharinga abantu mw'iyi minsi rero ntago bakunze kumva ijambo ry'Imana cyane, cyangwa se ubuhanuzi. Abantu benshi nyine koko ngo ubuhanuzi bwarateye ngo bw'ibinyoma, abantu benshi barabifeka, ariko buriya jyo wumva wowe wicagure, kuko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubashe kumenya guhitamo icyiza n'ikibi. Abantu bose rero ntago ariko kuko birumvikana, hari abantu bagiye baza bihishe biyoberanyije, ngo marayika w'umwijima yashobora kuza yambaye ikanzu y'umucyo, yihinduye marayika w'umucyo, ariko ngo Yesu we niwe yavuze ngo ubwenge bumenyeshwa ibyo umuntu avuga, cyangwa se ijambo ry'Imana, cyangwa se umuntu uvuga ukuri cyangwa uvuga ibinyoma umwumvira mu byo avuga. Nk'uko bivuze, icyambere ni ugusharinga, ukabageza ku bandi, ku nshuti ze, kugira ngo nabo bumve icyo Imana yagiye ibateganyiza, nabo bagakuramo ibyabo. Baganakanda subscribe kuri Menyesha TV kugira ngo tujye dukurikirana ku munsi ku wundi, bajye babona ibiganiro byacu duhora dushyiraho, kugira ngo dukomeza kwifatanya. Rero reka tuguhe umwanya ugeze ku banyarwanda bose, cyangwa ku bantu bose badukurikiye, ubagezeho icyo wabateguriye uno munsi. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo mbashe kuba natambutse. Bansengera abantu. Nshimye cyane Mwami Imana kuba tugeze iyi saa tugiye ku bazima, ni urukundo rwawe n'imbabazi zawe Mwami Imana, kuko iyo abatari urukundo rwawe cyangwa se imbabazi zawe tugira ku manywa na nijoro, uko bwije uko bukeye, nta muntu n'umwe wakabaye akiriho, kuko muri isi iranduye. Iyo turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, twabumbura umuntu watuvuze tugacumura, ugasanga iyi si tugendamo iranduye, irimo Satani, irimo ingabo za Satani. Mana, ni ukuri iyi si iranduye,
ariko kubw'impuhwe zawe n'imbabazi zawe, kubw'urukundo wakunze umwana w'umuntu, nirwo kubw'umutima w'impuhwe w'Imana w'imbabazi, niyo mpamvu tudashiraho izina rya nirishimwe kandi rihabwa icyubahiro. None rero Nyagasani Imana ihoraho, ngiye gutambutsa iriya message, Uwiteka unyemerere igere ku bantu bose kandi uwibasha kugeraho. Iri jambo ryawe ni ryawe wivugiye uri ku ntebe yawe y'ijuru, wicaye ku ntebe yawe yo mu ijuru, ubwira ubwoko bwe, bwira bimwe by'abantu bawe wiremeye, kugira ngo bajye babasha kumva icyo bashakaho mu izina rya Yesu. Rero ni ukuri, reka ntabari njye ugaragara, ahubwo humvikane wowe uri muri njye. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ariko murabizi sibwo bwa mbere nje hano kuri kamera, ndagira ngo hari indirimbo ndi kumva impata cyane. Indirimbo iri kuguhata cyane yo mu gitabo, murabizi ariko menya ukunda kuririmba cyane. Nkunda kuririmba cyane, rero harimo n'ubuhanuzi, barimo n'ubuhanuzi, harimo n'ubuhanuzi. Rero kandi ikindi buriya ntabwo warya ibijumba gusa nta n'agasosi. Niko bimeze. Nacyo mu gihe mbere yuko utangira ikiganiro cyawe, nacyo abanza ukayitunyurizaho, ukayinyurizaho. Ni indirimbo ya 81 mu ndirimbo z'agakiza. Reka tuyisangire nawe uzayumva rwose, uzajyumva amagambo arimo, pana kumva ijwi, kuko twebwe narige wasanga ntazi kuririmba, ariko uzajye wumva amagambo arimo. Iravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. Nta marira aba muri uwo murwa, nta muruho n'ibyago n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba zahabu, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya nta gushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubaba ruba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo. Amen, amen cyane. Haleluya, amen. Rero ndabona rwose ntabwo indirimbo numvise ije nyine, iyije mba ngomba kwiyaminiya nkayiririmba. Niko bimeze, niko bimeze. Nta nduru ivugira ubusa ku musozi, kandi ikindi apfa kuba ari ijambo ry'Imana. Ntabwo tuba turi ishyomoke ngo tubashe kuririmba neza, ariko uwo message igeraho iba yamugezeho. Rero hari ijambo ry'Imana, ni message ngiye nkunda gutambutsa message mu ubuhanuzi. Ubuhanuzi message Imana yampaye cyane cyane mu ijambo, kuko urabona mu bihe nk'ibi ngibi abantu barahanura, ugasanga bamwe batibira n'ibinyoma, ariko ijambo ry'Imana. Weho ntabwo uri muri nk'abandi baza batubeshya hano kuri social media, bagenda bitirira ngo abapasiteri, ugasanga bari kugenda babeshya bitwaje Imana. Oya. Iri jambo we ashobora kuza yitwaje Imana, ashobora kuza yitwaje Imana atwaye ibintu. Nasoma ijambo wowe uzaryumve, wowe rizagukiza, ariko we azaba nk'icyapa. Aho azajya uwakorera
uwakorera niwe uzamuhemba cyangwa hari gukora niho azajya. Ni ukuvuga ngo rero buriya ijambo ry'Imana ubuhanuzi bugize ute butavangiye. Niba Imana ikweretse ijambo, ndabwira abakozi b'Imana abahanuzi, ngwino ritange nk'uko bikwiriye ntacyo urengejeho, ubundi rero n'ubuhanuzi buba buzasohora. Kuko ijambo ry'Imana abantu barapfa, umuntu araza akamamara agapfa agatambuka, umuntu araza agakomera kuri iyi si agakomera akamera nk'igiti cy'inganzamarumbo agatambuka ukavaho, ariko ijambo ry'Imana yivugiye uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Ijambo yavuzeho rizavaho, ngo naho muri Yohana niho bavuga ngo mu bice nduva ni muri 17 gutyo, ngo kugira ngo ijambo ry'Imana cyangwa amategeko y'Imana ngo haveho n'agace gatoya, ngo isi n'ijuru byavaho, ngo isi n'ijuru byavaho. Rero ni ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo, message. Ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo ibice 7, ni rigufi cyane, ni umurongo wa 24. Matayo 7 turahera ku 7:24. Ndumva mu kiganiro twakoze hano bwa mbere numvaga biza byisukirana igihe nari kuri kamera, mbanza kubabwira ati ariko muzantumire twongere tuganire kuri ku kiganiro cy'abantu berekeranye n'ibyingo. Numvaga biza cyane, none ndongera ndababwira ngo muzantumire tuganire ku buryo ku nzu yubatse ku rutare no ku musenyi. Rero biriya ndumva mwarakoze cyane kuntumira tukaganira kwa biriya by'inuzi byerekeranye n'ibyingo, byaratambutse. Iri jambo naryo rero naryamye rikomeza riza ati genda ubabwire iri jambo ritambutse, ubwo hari Imana ishaka ku bantu bayo. Rero reka ntangire nsome, ni Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Matayo, ni igice cya 7 umurongo wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu, ndabona mwihangane ndabona turi mu kayaga, inzu yo ku rutare no ku musenyi, inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Umurongo wa 24 haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari yubatse ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Mwakiraniza ijambo ry'Imana. Rero iri jambo ni Imana yarimpaye cyagenda kuri kamera, cya kiganiro twakoze ubushize giherukaho kira twavuze kungo kira kingo icyabanje mbere ya murabizi twari turimo tuganira, numva biri kuza byisukirana, ariko uzaganiriza abantu ku byerekeranye n'ingo, numva nabyo biraje tuzaganiriza abantu ku by'inzu yubatse ku rutare cyangwa se ku musenyi. Urumva rero hano ko ni Yesu wabirebye, areba imibereho abantu tubayeho, areba abantu uburyo kibubatse, ibintu abantu bubakiyeho. Urumva urabona abantu, hari abantu biyizera hano kuri isi, we akumva ameze nk'Imana, akavuga ati ngiye mfite ubutunzi, mfite amafaranga, nubatse kuri mfite ibi n'ibi. Hari n'ugenda agacisha akazana nyabingi cyangwa izo zarya ngo ibyo bigirwamana. Yego nibibaho cyane. We rero ku bwenge bwe akumva we hari ikintu nyine agize ute yubatseho kabisa, akumva arakomeye, akumva nta cyamubasha. Ariko Yesu Kristo we abibonye, nibwo yabwiye Matayo ati hanura ubu buhanuzi. Amanukira muri Matayo hanura ubuhanuzi. Ubwo iki ni cyo gihe cyabyo nyine, inzu yo ku rutare no ku musenyi. Yesu we Imana yareba cyangwa Kristo yareba abantu ibintu bubakiyeho biyizeye, ubwo yareba akabona ni hehe, ni ku musenyi bubatse.
rero nibwo yabwiraga Amatati ahantu ubuhanuzi bumamunukiramo inzu yo ku rutare no ku musenyi. Urumva ko hari abantu biyizeye, hari ibintu abantu bubatseho, hari ibintu abantu bibwira, ese twabirondora ni byinshi cyane twahera nko kwizo ngo kuko ku urugo rutubakiye kuri Kristo rwigenga. Aho ngaho ni hehe? Urugo rutari mu Imana, urugo rutarimo Kristo, urugo rutarimo agakiza, urugo ruri mu Imana, nta Mana irimo, nta Mana irimo. Ubuyobozi tutambuke, ubuyobozi butarimo Imana, haleluya, amen. Ubuyobozi butari mu Imana, umuyobozi utazi Imana we yubakiye kuki? Ku bwenge bwe, ku kintu yafashe akakirema kikamera nk'igisitati akagishyira cya kindi cyari mu kibaya bitadura, abantu bose bazaga bapfukamira, nta Mana irimo. Uwo ngo yubatse ku rutare, oya, aho ngaho ni ku musenyi, mbo umusore udafite agakiza, uwo ngo yubatse ku rutare, ni ku musenyi. Aho ngaho ni hehe? Ni ku musenyi. Umukobwa utazi Imana we ugenda ararahuguza abonye abasore bose, abagabo ibyo byose bimunyuraho, uwo nguwo yubatse hehe? Ku musenyi. Aho ngaho ni byose avugaga ku inzu yo ku rutare no ku musenyi. Ikibazo kikabaza ati wowe wubatse kuki? Itegereze wowe mu buyobozi bwawe, ubuyobozi, haleluya, amen. Ubuyobozi tegereze wubatse kuki? Twebwe ntabwo uzabona duhanura bitewe n'uko Imana yagiye itanga impano. Hari uzaza akajya mu mwuka, nubwo nyine bitagikunzwe cyane abantu bese ngo baza bitirira Imana, ariko iryo ni ijambo ry'Imana ritazahanguka. Inzu yo ku rutare no ku musenyi bivuze ngo umuyobozi bwawe wubatse kuki? Ese mu busore bwawe, mu bukobwa bwawe, ese uri umubyeyi, wubatse kuki? Uyoborwa n'umwuka w'Imana. Ikibazo iyo kije mu rugo ubwira Imana akaba ari kurwo, cyangwa wowe urirwanirira. Harimo n'abarwanya babirwanirira bakagira gute ngo kugira ngo basange Imana bayereke ikibazo cyabo bafite, Imana ize ibarwanirire, ugasanga bagiye gucisha he inzaratsi. Bakumva ko uriya mugabo kugira ngo agaruke mu murongo neza ni kumwica ubwonko, bakajyaza umutwaye ku mweko cyangwa ku gikondorero cyane, niko mu Kinyarwanda bavuga. Akumva ko uwo yubatse hehe? Ku musenyi. Hari n'ugenda ahubwo akarushaho gukubitwa, cyangwa se bimwe adashaka umugabo wajyamo, ugasanga bigenze gute, ugasanga ahubwo agiye yarushaho. Aho ngaho ni hehe? Ni ku musenyi, ntabwo ari ku rutare. Ku rutare ni hahandi ukubitana n'ikibazo, ukagenda ugasanga ukabaza Uwiteka, ukapfuka amaso ukagisengera, wamara kugisengera Uwiteka akaba ari we wenyine ugira ute ukurwanirira. Abagabo ugasanga umugabo bukene buraje, reka duse n'abasobanuraho gakeya kugira ngo bunumvire ijambo. Basobanure kugira ngo abantu benshi baniyumvemo, abakora n'ibyo ngibyo basa nkaho iri jambo bubatse ku rutare cyangwa ni ku musenyi. Mu by'ukuri umugabo bukene bukaza cyangwa ikibazo kikaza, ese umugabo we ugira gutya akazana umugore, Imana iramwubakira urugo, sibyo? Imaze kumwubakira urugo, ararushinze, imawe mugisha, arabyaye, abana. Mu wundi mwanya yabona umukobwa aratambutse cyangwa umugore w'abandi, umugore w'agabo yafashe neza akajya arabya indimi, karimo nk'akinzoka, gasanga amaso yararanga ayamukurikije wa muntu, sibyo? Gatangira kujya gushurashura, ajya mu bandi bagore, ajya mu bandi. Uwo wese yubatse ku rutare, uwo yubatse ku rutare, aho ni ku musenyi, aho ni ku musenyi. Inzu yo ku rutare ni iyihe? Ni wa muntu w'umugabo wubatse urugo rwe, akamenya inshingano ye, akarwana ku mugore we, akamuhahira, akagira gute, akagira gute, akamenya abana baramutse ute, abana bambaye ubusa, ese abana bari kwiga bimeze gute. Nanirwa kubw'ubukene, ariko Imana ibona ko inshingano wowe ugize ute ugerageza, icyo gihe Imana iramanuka ikazi ikagira ute ikagufasha. Umugore nawe akagerageza kubaha umugabo we, akamwubahiriza muri byose, akamenya ko ari umugabo we. Umwe akanyuraho undi akanyura aha, basenga, ubwo bagahuriza hamwe. Iyo nzu yubatse hehe? Ku rutare. Urwo rugo ruzagira ute? Ruzakomera. Nawe ruriya rwo umwanyura bakubitana akabaza akanyuraho kugira ngo bapfukame basenga, ni ku musenyi. Ngo yaravuze ngo umvana ngo iyo nzu yaraguye, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Urwo rugo rurasenyuka ubutazasubirana, abana bakagenda baraye muri mu makanivo bagize gute. Ahandi rero ibi by'ubuyobozi, umuyobozi yakagombye kuyoborwa n'Imana. Ubundi mbere murabona umwami wese yicaranaga yabaga afite iki? Umuhanuzi. Umuhanuzi
akajya gukora ikintu babajije Imana yari yo mu ijuru. Ariko kubera mu gihe twagezemo abantu bo bariyemeye bumva ko nta wundi muyobozi wagira ute wayabayobora. Ariko uko wamera kose hano mu isi, wumve yuko Imana yari yo mu ijuru iri hejuru ya byose. Niyo yimika abami ikanakuraho, niyo yimika abaperezida ikanakuraho, niyo izi kuvuka k'umuntu ikazamenya n'igitangiye n'iherezo, niyo yatangije isi ikarema, niyo nayo izagira ute ireba no mu iherezo ryayo. Niyo mpamvu iri hejuru y'ibintu byose. Abantu rero baraza biha rero ibintu umuntu akiyemera akumva ko ariho niwe Mana niwe cyoya. Buriya twebwe twese ukome ubu woroheje ubu ukomeye, ube umukire cyangwa ube umukene, ube umutunzi cyangwa ube udatunze, ube umukristo cyangwa ube umupagani, twese turi munsi y'ibirenge by'Imana. Yesaya niwe bihanuye mu bice 41 yuko twese turi munsi y'ibirenge ijuru ni intebe y'Imana iri hano hasi, niyo yambika ibirenge byayo, niyo ishyira ibirenge byayo. Ubwo se urumva Imana niyo nkuru rero ireba byose. Nibwo rero yarebye ibyo byose n'ibindi tutarondeye tutiriwe tuvuzeho tutarebye, itanga ubuhanuzi inzu yo ku rutare na hehe no ku musenyi. Rero iri jambo wowe urisome uwo rishaka kugeraho, riragira ku mukobwa, riragira ku musore, riragira ku mubyeyi, riragira ku mugabo, riragira ku muyobozi, riragira ku muyoborwa, riragira ku mushumba, riragira ku mukristo uyobowe, riragira ku mushumba, rigere no ku ntama. Iri jambo inzu yo ku rutare no ku musenyi rirakubaza ngo wubatse kuki? Itegereze wowe mu migendere yawe, mu mikorere yawe, abite naho Imana yagushyitse. Ushobora kugushyira aho ngaho ukaba umugabo, ushobora kuba uri umusore ukiri umusore, ushobora kuba umukobwa, ushobora kuba umuyobozi, yego, ushobora kuba umwami uyoboye ubwami Imana yaguhaye, ubwami bwo mu bwami bw'Imana, ubwami bwa hano mu isi. Wowe itegereze neza, wubatse kuki? Uyobowe nande? Ni ku musenyi cyangwa ni ku rutare? Ni ese bitewe n'imyubakire yawe nuko uyobora, wubatse ku musenyi cyangwa wubatse ku rutare? Icyo ngicyo rero ijambo ry'Imana nicyo cyaje nabo birebe bisuzume. Urabona ubu ngubu hanuzi ntabwo ibintu by'Imana bikemerwa cyane, kuko uje hano uravuga ngo Imana ivuze gutya, bose bamwita umuntu w'Imana. Ariko burya ubu ni ubuhanuzi butavangiye kuko Imana niyo ireba. Kandi ikindi ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bw'ukuri. Ijambo yavuze ngo kugira cyangwa amategeko ahubwo ngo haveho n'agace na gatoya, mbese n'ijuru byazavaho. Hari n'ijambo riri muri Ezekiel, ndumva ni mu bice 21, ndumva ni mu bice 21 niba ntibeshye, niba ntibeshye, umurongo wa kangahe? Umurongo wa 32 n'uwa 33. Uzi ukuntu havuga? Haravuga ngo nzabyubika nabyo ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Nawe mwana w'umuntu uvuga uhanura uti uku niko umwami w'Iteka avuga ibya bene Aroni n'igitutsi cyabo, maze uvuga uti inkota irabanguye ibonerejwe gusogota kugira ngo irimbure ibe nk'umurabyo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ubu ni ubuhanuzi bubabuza nyine, bubabuza. Ni ukuvuga ngo Ezekiel byagezeho ngo hari ibyo abantu barekaga kumvira Imana, none ubu ugasanga bari kwishyiriraho ibyabo bakanga kumvira Imana. Rero uwo ngo iyo ni yanzu ya hehe? Iyo ni yanzu yavugwa ya hehe? Ku musenyi. Ibyo bitubakiye ku Uwiteka, abo basuzugura Imana bo bakikorera ibyabo. Ibyo rero iyo ni inzu yo ku musenyi, nibyo Imana yavuga Ezekiel yahanuraga. Ubu ni ubuhanuzi mubwumve, nibabwumve cyane. Ngo nzabyubika nabyo bizamera nk'ibitarekize kugira ute
kubaho. Ngo ibyo niya nzu nyine yo ku musenyi ngo izahirima ngo kandi kugwa kwayo kuzaba kunini. Rero iyi ni message Uwiteka Imana yampaye. Hari ibyo Uwiteka azubika, ibidashingiye ku ibyo Uwiteka atemera, ibyubatse ku musenyi. Harimo abantu biha gusuzugura Imana. Iyi Imana yavuze ni Imana ibi yavuze, kandi ikiguga ko yavuze hashira umwaka 1 2 3 4 5 bigere mu myaka 10 20 igihumbi. Ijambo Uwiteka yavuze agira ate ararisohoza. Nibwo yarebye rero aravuga ngo inzu yo ku rutare no ku musenyi. Nkabambwira abanyarwanda bene data, abakristo bavandimwe, mwubake hehe? Ku rutare. Mwe kubakwa ku musenyi. Ni muyoborwe n'Uwiteka. Dore Uwiteka niwe wigeze avuga ngo ngende Dawidi, ninge wiyimikiye umwami wanjye Dawidi. Urumva ko yamwimitse hari uko ibintu byari bigize ute bimeze. Uzajya ukurikirana ngo se yaje ate uko bigenda bikurikirana. Rero mu by'ukuri nibwo rero Kristo yatanze irira jambo ngo umuntu wubatse inzu ye ku rutare akubaka n'inzu yo ku musenyi. Abisobanura neza ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Inzu yo ku rutare niyubatse hehe? Ku musenyi. Ngo ariko umuntu wumva ayo magambo akagira ute akayakomeza azaba ameze nk'umuntu wiyubakiye inzu ye hehe? Ku rutare. Ngo imvura yaraguye, imivu iratemba, ngo umuyaga urahuha, ngo ibyo byose byikubita hehe? Kuri iyo nzu. Ariko iyo nzu ntiyagira ute ntiyagwa kuko yari yubatse hehe? Ku rutare. Ngo ariko ngo umuntu wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze akayafeka akayasuzugura ngo sibye ngo ibyo ni ibiki, ngo ibyo ni ibiki. Ngo azaba ameze nk'umuntu wubatse inzu ye hehe? Ku musenyi, kuko imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose biza byikubita kuri iyo nzu, iragwa ntiyongeye kubaho. Ari byo uriya Ezekiel yahanuraga ngo nzabyubika ngo nabyo ngo bizamera nk'ibitaregeze kugira ute kubaho. Rero mureke tuyoborwe n'umwuka w'Imana, twumvira Imana, twebwe utwarwa n'irari ry'iby'imitima yacu ishaka, ahubwo twumvira Imana tugenderemo kugira ngo twubake hehe? Ku rutare. Tumere nk'amabuye akomeye yo kubakwa, cyangwa tumere nk'iriya nzu yubatse hehe? Ku rutare, kugira ngo ibyo dukora byose bizabashe kuramba. Uwiteka atazaza ngo abyubika bisenye bimere nk'ibitaregeze kubaho. Iri jambo ndizera rizagarukira hafi, rizagera hirya no hino ku isi. Uribonye wese sharinga, mujye musharinga, wisangizeho bagenzi bawe, kuko ubuntu bwami bw'Imana. Murakoze. None tugana ku musozo, ni iki wabwira abantu bagenda hano tubona ku ishusho media bita ngo nabakozi b'Imana? Ni iki wababwira nk'abantu bari kugenda hano hanze bita abapasteri? Ni iki kintu wababwira? Murakoze cyane. Mu by'ukuri urebye igihe tugezemo, iki gihe cyarahanuwe, ni igihe cy'imperuka, ni igihe cy'iminsi ya nyuma, hari gukora abanyamwuka wera w'Imana yari yo mu ijuru. Hari ubu tugeze mu gihe intwari zo zarananiwe, hasigaye gukora iki? Intwarane. Ikindi hari gukora abantu b'umwuka wera, bafite umwuka wera w'Imana, w'Imana, kuko haje imyuka. Ubu ngubu abantu uzasanga bafite umwuka wera w'Imana ni bake cyane, ahubwo abantu benshi uzasanga bafite icyo bita imyuka. Iyo myuka rero nimwe y'ibikeri yihanurwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Abantu benshi niyo bafite imyuka, ari bo bumva abahanuzi b'ibinyoma nyine. Rero hari abazaza, reka nkubwize ukuri, hari abenshi badutse muri iki gihe baza bitwaza ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri ntiribarimo, ahubwo ni imyuka iyobya. Ibyo byarahanuwe, kuko Timoteyo bibaye ngombwa reka mbasubize kuko murambajije. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 3, ngo abantu bazayobywa nabo bahindukire bagira ute? N'ubuhenebere buzaba buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Abantu bazaba bikunda badakunda babo, abantu bazaba bakunda ibibanezeza, bafite irari ribuzuye, ntabwo bazaba bakunda iby'Imana. Ibyo by'Imana n'ubu ngubu reka nkwereke, uzareba abantu bazareba video bari bangahe, bazareba bapetese ibingibi n'ibiki, ariko umunyabwenge nibwo yo yandi mwumvishe ngo nkunda kumva amakuru
y'umurwa ngo uri kure cyane ahategera ibyago. Rero iki gihe mu cyitondere ni igihe kiyoberanye, ariko dore umuhanuzi nyakuri nguyu nubwo bamwe bazaza bamwitwaje, ariko ngo Yane na Yambure barwanyije Mose, ariko ngo ubupfu bwabo ngo bwagaragariye abantu bose. Ni ukuvuga ngo umuntu azaza yitwaje ijambo ry'Imana atari ririmo ritamurimo, ari ukugira ngo ashake indamu y'iby'iki gihe, ni ukuri azagaragara, muzamumenya, n'umupagana azamumenya, atarigira inde ari umunyamwuka ngo arondora arebe ese uyu mwuka uturuka hehe, ese uyu ni umwuka cyangwa ni ya myuka yo kwa Satani. N'umupagana azamubona kandi muzabireba. Icyiza rero urabona ubu ngubu abantu benshi nyine baraza bitwaza ijambo ry'Imana, harimo abahanura ubuhanuzi bw'ibinyoma, abaza ku mbuga nkoranyambaga, ariko abo ndababurira bubatse hehe? Nibo bari kubwirwa. Urakoze cyane, ahubwo nibo bari kubwirwa. Iyo nzu niyo ku musenyi. Ni ukuri kw'Imana hari ibyo bazahura nabyo, muzabibona. Hari ibigeragezo bazahura nabyo, hari iminsi bazanyuramo bayigeremo ntibayitaruke, kuko uwo bamamaza n'ikibarimo kizagaragara. Ariko wa wundi we urimo Kristo ari wowe yahamagaye, ukorera muri we, azabasha kwihangana, azahatambuka, ariko hari ikiraro batazambuka. Icyo nicyo kizajya kibabwira. Kubera ko buriya ntabwo wabeshyera Imana. Uzaza ubeshye nonaha, ubeshye mu kanya, ubeshye ejo, hari aho utazataruka. Umuntu azaza kuyoberanyeho nk'umuntu, ariko ntabwo aziyoberanya imbere y'amaso y'Imana iteka ryose. Igihe kizagera bagaragara. Kuko Imana ntijya ibeshya. Imana irahari uko yahozeho kuva kera, n'uyu munsi ni kwiri. Waza ukayibeshyira rimwe, kandi ikindi mutaramenya, umuntu arapfa. Umuntu arapfa, araza akagara kamera nk'igiti cy'inganzamarumbo. Muzagende muri Matayo, ntabwo mumbabare nsi muri umurongo, ngo abantu bagiye ngo iburasirazuba, ngo batambuka ku muntu ngo agaya, ngo ameze nk'igiti cy'inganzamarumbo. Noneho ngo bagarutse ngo baramubura. Ese reka mbabaze, bwo yari yagiye we yaramamaye amera nk'igiti cy'inganzamarumbo, aragara, ubwami burakura, cyangwa se aratunganirwa. Abantu bamuhiseho bamubona gutyo, mu wundi mwanya baramubura burundu. Ubwo umuntu yari yagiye. Niyo mpamvu rero mureke ibi bintu by'Imana tubigendemo neza nk'uko bikwiriye, mwe kubeshyera Imana. Iza ku mbuga nkoranyambaga ari ijambo, ari mesaje Uwiteka yaguhaye, rirabwiriza abana b'Imana, uwo rigeraho rikazura umutima we. Pana kuza tubeshya cyangwa se mubeshya. Nimujye mubumbura akanwa, ushaka kuvuga ijambo, ushaka gushyira amagambo y'Imana mu kanwa ke, nabanza ave mu bitagize ute, mu bidatunganye. Nabo ngabo bagenda bahanura, hari nabo numvishe bari kumbaza, hari nabo natambutse barambaza, nayo ngiye gusenga ntwaye Bibiliya, ngo se kuri umukozi w'Imana, ati ngo bene bariya ngo baramburaho ibiganza, ngo bagahita bagwa hasi, ngo bakabira ngo urufuzi, bakabira urufuzi ngo bakenda gupfa, ngo ni umwuka w'Imana. Nese umwuka w'Imana ni ukukora, bakamera nk'abarwaye igicuri. Iyo ni ya myuka mibi yo mu kuzimu, urumva. Ariko ngo ubupfu bwabo buzagaragara, nk'uko Mose ngo na Yambure barwanyije Mose, ngo bwageze Uwiteka arabagaragaza, ngo ubupfu bwabo bwagaragariye abantu bose. Rero mwe kwitwaza Imana, kuko Imana irahari, yahozeho kuva kera, n'uyu munsi ni kwiri. Mwe kubeshyera Imana, nimuvuga Imana yavuze. Koresha impano Imana yaguhaye. N'ufite impano yo kwerekwa, erekwa, uhanura, uvuga ibyo weretswe. Niba ufite impano yo guhanura, hanura. Hari Imana iri guhanura ubwoko bwayo. Niba ufite impano yo kubwiriza, ukahanura mu ijambo nk'uku nguku, hanura mu ijambo. Kuko bizazura ab'Imana yashatse kugira ute, ko bazuka bave mu byo barimo bidakwiriye. Mureke dukoresha impano twahawe uko zikwiriye. Gusa hari nubwo ushobora kuza ari Imana igukoresha by'ukuri, babahanuzi b'ibinyoma bakagira ute, bakakurwanya cyane, bakagusiga iki. Ariko ndabwira abahanuzi bagenzi banjye, uhanura mu ijambo, uhanura ufite impano y'ubuhanuzi koko itavangiye, ituruka ku Uwiteka, urerekwa, urarota. Ntuzakibwe intege n'abakozi ba Satani. Muri urugendo turimo ari nabyo nabo baba babibona, bagenda babeshya, baba bireba. Wicika intege niba Imana ikubwiye, nibaza baguca intege cyangwa bakurwanya, komeza
komeza kubera ko Uwiteka twakurikiye afite imbaraga. Ndumva rero nababwira byinshi, navuga byinshi, ariko nuko bimeze. Mwebwe abo baza babeshya mubareke, uhanura ukuri simuca intege, nakomerezeho akomerezeho, kuko ngo ikinyoma kirazamuka kikura sensare kikagera hejuru, ariko ngo iyo umuriro ubuze kikubita hasi nticyongere kugira ute kuzamuka, ariko ukuri guhora ari ukuri. Ndabakomeje mukomeze muvuge ukuri, muvuge uko muvuge Imana yavuze, muhanura Imana ari yihanuye, mwerekwe muvuge ibyo mweretswe ari Imana yaberetse, apana bareke ibinyoma, apana ibinyoma. Abakurikiye Menyesha TV rero, hano twaganiraga n'umuhanuzi cyangwa umupasiteri yagiye atugaragariza abantu bubatse ku musenyi n'abubatse ku rutare. Icyo rero tubabwira ni ugukurikira kino kiganiro cyose uko cyatangiye n'aho kigana ku musozo, abantu benshi bakagenda bagakuramo ibyabo, buri muntu wese agenda akuramo ibye nk'uko we ameze ibye. Iyi ni message iba yazanywe n'Imana, iba yazanywe n'Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu cyangwa ibyo yitoranyirije ngo ndabwire oya, ni message iba yazanywe n'Imana. Rero abatarakanda subscribe kuri Menyesha TV bakande subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu byinshi cyane, tubafitiye ibintu byinshi cyane byinshi cyane kuri Menyesha TV, bakanasharinga kuri bagenzi babo. Icyo rero twabasaba ubwo ni ugukanda subscribe bakadushigikira. Reka mukozi Imana kadusoze ikiganiro. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha kandi ijambo muryakire neza.